Banyarwanda kazi none ibintu bikomeje kugorana, ibintu bikomeje gufata indi ntera, ibintu none bitangiye isosi zitangiye kugwamo inshishi. Muri iki gitondo nibwo hasohotse inkuru ivuga yuko umusifuzikazi Umutonarine ashaka kurega Kenisi none abigenza ate mana yanjye bikoze iki? Musaba kugira ngo banze ukore kwa kantu hasi kandi to subscribe kugira ngo uzajye komeza kugenda ubona izindi nkuru nyinshi zigiye kandi ziryoshye. Ndabizi neza muzajya mukomeza kugira muzishimira. Reba kwa kantu reba aho hantu hasi handitse subscribe ukandeho dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kwa kabiri ikiganiro cya radio and TV 10 murakizi cyitwa ngo rirarashe, Kenisi yavuze ko basifuriwe nabi ku mukino wa Gasogi United yanganyijemo na Bugesera FC ubusa ku busa. Nyaboneka murabizi nyine Kenisi ni president wa equipe ya Gasogi United, yaje kuba rero yavuga ko uwo mukino bawusifuriwe nabi ubwo banganyaga na Bugesera FC ubusa ku busa. President wa Gasogi United yashyize hanze ubutumwa burimo umuntu uvuga ko yanikiranye n'umusifuzi, ubundi avuga ko uwo musifuzi ashobora kuba ari Umutonarine wasifuye n'ubundi uyu mukino wa Gasogi United na Bugesera FC. Yandikira ngo yaje kuba avuga ko uwo musifuzi yari umuntu bandikiranaga kugira ngo nyine wenda barebe ko uwo mukino wenda bagira izindi diro bakinanamo, ariko situbizi nyine ni Kenisi niko yabivuze. Ubwo nawe afite igihamya, ubwo turaza kuba tureba hasi mu nkuru nyine tumuretiye kubabwira birambuye. Kenisi yibashe icyo umusifuzi yaba yarandikiranye n'uyu muntu ati Aline wowe urandikirana n'umuntu niba ari byo koko nabyo byasabwa gukurikirana. Aline wandikiranaga n'uriya muntu mu biki? Kenisi ari kwibaza ubundi uriya muntu mwandikiranaga mu biki? Wamubazaga iki? Kwicyo ushinzwe ari gusifura ushaka kugenda wandikirana n'abandi bantu ibintu, ubwo ngubwo nyine ahita atekereza ko nyambara bari kwandikirana mu kugira ngo abe yamuha nka ruswa, tuvuga urugero, kugira ngo abashe kuba yagira ikipe imwe abogamira. Muri ubu butumwa Kenisi yavuga ko yabonye ngo umuntu umwe yanditse ngo dire hano mu Rwanda ihari ni Gasogi na Bugesera, Gasogi gutsinda bizaba bikubiye neza cyane, andi makuru ndayaguha nijoro. Ariko uwo muntu ntabwo yavuze uwari we, yavuze ko nyine ubwanga tugiye kuvuga ngo umuntu umwe nuko yanditse. Undi aramubwira ati, undi araseka cyane ati hahaha umukino nawishe kuko umusifuzi yahoza anyandikira. Urumva ko umwe yari kuvuga ko yavuganye n'umusifuzi, ubwo urumva ko hagati aho bashaka ari nk'abakiriya babiri bari kuganira. Umwe undi nibwo yamusubiza ati umukino nawishe kuko navuganye n'umusifuzi yahoza ari kunyandikira. Undi aramusubiza agira ati nukuri nawishe, hari umuntu nzi ukomeye muri betting igiye kurya miliyoni nka 20. Karabaye abantu mutari kubisobanukirwa neza. Hari ukuntu nyine bafata umukino ukavuga ati ngenda shaka ikipe iri butsinde, ubwo ngo gukora ku buryo bivugana n'umusifuzi cyangwa se ndashaka ko zinganya wenda bitewe na prediction ushaka, none ugatujya muri betting ugatanga ya prediction neza 100% kuko uba wizeye ibyo bavuganye n'umusifuzi. Kuvuga turugero ndashaka ko ikipe ya Gasogi itsinda igitego kimwe wenda tuvuga urugero, kuko umusifuzi wenda ashobora kuba afite ukuntu ashobora kuba yabigena match ikaba yarangira bitewe n'ibyo ashaka, ibitego byajyamo akavuga ko noruje cyangwa se agatanga penalty kugira ngo abashe kuba yaganza ikipe ashaka itsinda. Ubwo rero murashaka kubikora gutyo agatajya muri betting agatanga ya prediction neza yavuganye n'umusifuzi we, akaba yashyira amafaranga menshi pe, agashaka nk'ibikubo bya kane akaba yashyira nka miliyoni 5 yaza kwikuba kane zigatezwa nka miliyoni 20. Urumva ko iba ari business iteye ubwoba. Ariko undi yaje kubasubiza uwo muntu wari umaze kumubwira ati betting igiye kurya nka miliyoni 20. Undi yaje kuba musubiza ati ugomba kubigira ibanga, ariko ubutumwa warekuye burimo guteza uruntu. Ubwo undi yashaka kuba yari kumubwira ati ubutumwa warekuye ushaka kuba bishobora kuduteza ingaro, kuko ndi kumva buri guteza uruntu. Perezida wa Gasogi United yavuze ko ibiribu ikwiye kubijyamo uko bitaba ari ukwivanga mu mupira. Urumva nka perezida w'ikipe nimba ikipe bari kuyibambisha cyangwa se bafite ukundi kuntu ariko kumva bari kwitekenikiramo kuntu, urumva ni ugomba gufata iya mbere kugira ngo abashe kwarengera ikipe kuko abarishuyemo amafaranga. Nabwo igihombo nta muntu ukundi igihombo kiba ari kiburi. Yaje kuba avuga ati ibi rero bibaye byiza wabitangaje yagafashwe bakamufashe rwose. Ribu uko itwereka biriya bisambo biba byakoze amakosa, bakatwereka n'aba bica umupira, byaba ari byiza. Ibi ntabwo ari ukwivanga mu mupira, no gufata ibisambo. Kenisi yatangiye no kubita ibisambo, none karabaye nyaboneka ibintu bitangiye kugenda bigorana.
KNC yakomeje abaza Ferwafa niba inaniwe no kugendera kuri ibi bimenyetso ndetse anagendera ubutumwa abashinzwe ubusifuzi. Karabaye noneho KNC yababaye nyaboneka, KNC yababaye amagambo ari kuyavuga nyine wumva ko ari umuntu ubabaye, karababaye cyane. Yaje kuvuga ati Bwana Ferwafa, ubu munaniwe no gushingira kuri ibi bimenyetso kugira ngo mutwereke aba bantu, kuko ngewe nabihombeyemo maze kwamburwa intsinzi kabiri kose. Urumva ko rwose ni ibintu bibabaje kuba ikipe imwe yazajya igenda igambanira ikagenda yamburwa intsinzi, ni ibintu biteye agahinda. Reka rero mbabwire, mbivugiye hano ibi ndabibwira umuntu witwa yatangira kugenda none aba mentioning Louis n'abasifuzi be. Ndabibwira kandi Shema Fabrice umuyobozi wa Ferwafa, nkabibwira Haji Mudaheranwa umuyobozi wa Ligue. Urumva ko n'ubutumwa yageneye aba bayobozi bose. Ariko nanone ubwo rero umusifuzikazi mpuzamahanga Umutoni Aline yaje kubabwira ikinyamakuru Inyarwanda ko ibyo KNC yavuze atari byo. Yaje rwose kuba bihakana, we yabihakanye ndetse yaje no kuba bavuga ko akeneye ubutabera. Yaje kuvuga ati ibyo KNC yavuze ndabihakana, ahubwo nkeneye ubutabera ko gusebya izina ryanjye ntabwo nabyihanganira. Urumva ko nyine umusifuzi iyo hasohotse inkuru nk'izo zimuvugaho nayo bari gusebya izina rye. Urumva niba batangiye kugenda bavanga umusifuzi afite ukuntu agenda arya ruswa kugira ngo agire match abera cyangwa agire match aba yafashamo abantu kugira ngo prediction zabo zibe impamo muri betting. Urumva nyine izina rye bari kurisebya kameme, kandi muri akuryo bakaba bigoye ariko itajya kugenda utakazwa icyizere gutya bari ibintu bibi cyane. Niyo mpamvu ari gusaba kugira ngo aba yahabwa ubutabera. Yavuze ko akimara kubona ibi ngibi KNC yamutangajeho, yaje kuba abaza KNC ati ibi bintu ni ibiki, ibintu ndi kubona ni ibiki. KNC we yaje kuba amubwira ko ntabwo yamuvuze nabi, ahubwo ngo yari arimo yiyama abantu bamuha amakuru y'ibihuha. Birumvikana ko KNC ashobora yakira amakuru y'ibihuha, akaba rero ngo yari kubiyama abo bantu sinzi. KNC yaje kuba avuga ati Aline yaje kuba avuga ati ntibibona namuhaye ubutumwa mubwira ko bimaze kuba kenshi ansebya kandi nta bimenyetso bifatika afite, ambwira ko atamvuze nabi ahubwo yarimo yiyama abamuhaye amakuru y'ibihuha. Nahise mubaza nti kuki yari amakuru y'ibihuha ukayatangaza? Urumva ko icyo nacyo ni ikibazo nawe wakibaza, niba ari amakuru y'ibihuha kuki wayatangaje ukagenda uvuga ati ibintu byagenze gutya na gutya, ati ngenda bizi, ati ndashaka kurenganurwa. Urumva ko iwe yabivugaga nk'ubihagazeho neza, ariko ngo ari kumaza ati nimba ari ay'ibihuha kuki wayatangaje? Nyaboneka ibintu ko muna bikomeje kugenda bigoranara, ibintu biragenda bite. Ariko Umutoni Aline yavuze ko ubu ari muri Angola, ariko kigera mu Rwanda azahita agana ubutabera byihuse, ndetse no kugira ngo amenye uwanditse buriya butumwa akoresha izina rye. Yavuze ko yizeye ubutabera bw'u Rwanda, kandi namwe ndabizi ko mubwizera neza uko biri buzatanga ubutabera bunoze. Bazamenya ngo nyine umunyamakosa ninde, cyangwa se uri ufite nyine ufite shingiro cyangwa se uri kurengana ninde. Nyine byose bibashe kuba byahabwa umurongo ngenderwaho, urengana abashe kuba yarenganurwa. Umutoni Aline rero yabwiye Inyarwanda ko agiye kurega KNC kubera ibyo yamutangajeho. Nyaboneka reka dutegereze turebe nangaha icyo tuhabere no kujya tubagezaho ubutumwa nk'ubu cyangwa se amakuru nk'aya ngaya ari kugenda avugwa hirya no hino. Ubwo ngubwo nihagira igihinduka cyangwa se nabara yatanga ikirego cye tuzagenda tubagezaho ubundi n'ubundi ukuntu byagenze, ukuntu nyine byaje kuba byakirwa, iki kirego cye cyakiriwe, ukuntu bagihandorinze. Ukurumva ko iyi case ni case ikomeye cyane, kandi abantu bashobora kumva bakagira ngo ni case yoroshye, ariko iyi case irakomeye. Niyo mpamvu mubwira ngo kora subscribe, reba hasi handitse subscribe kugira ngo tuzakomeze kugenda tubagezaho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Murakoze, ciao.